Reka rero none ngire mbaye ikaze rero nshuti bakunzi ba Nonaha Official TV muri mwanya rero ngira ngo tuganire kuri iyi ngingo igira ute rero nuko rero hari benshi bakomeje kugira impungenge kuri moto za Spiro, abenshi bavugaho beje ati izi moto nta feri zigira, abandi batero batezazo n'ikibazo, ariko ku kijyanye na feri nagira ngo rero dusa nkaho tugishiraho umucyo, nagira ngo rero mutega amatwi uyu mumotari twerekere kuri nahanga kuri iyi ndetse no kuri wenda bitwereke unakandagire feri ngo hano iyo hatarimo amavuta urakandagira gutya ikaba umugagara none igakomera hano ntiharekure ku buryo ntuze bande fire z'imbere zifunguka kuyo zifungutse zitazuzura mwaye zakuzura mwaye niko kubona firi yego none iyo ukandagiye hano hatoroshye urabona hano wajya ntinarimo nuwango gutya nyine nubango iyo yawe ubwo kuko wabimenye urabyuka shyiraho amavuta ndabyuka ngashyiraho amavuta kandi iyo numva atahagije ntabwo ari buri munsi niyo wayashyiramo gukesha no kumara icyuma cyangwa byumweru bibiri amavuta ushyiramo ngo ni nk'amavuta bwoko ki nasanzwe aya ngaya dushyira mu isheni yego mbega yaba yashaje muri moteri ukaba bakamenaho cyangwa ubona girise ushyizemo ushyizemo na girise byakunda girise hano ushaka kutinjiramo kuko urabona ni mwimbere nyine saba utuntu turi likide nyine tusereye abo amavuta menshi no hashyiramo nka hydraulique ku modoka hydraulique cyangwa se vidange nyine yego no kubitegera hati ko ari cyo kibazo naha rero nice ndi mu rugo ndushyira amavuta ara mu isheni nibwo nibutse nyashyiramo hano nkiyashyira ko iyo hano atanakoze iyo hano atarimo amavuta nta ntihagiyemo amavuta urakandagiye ukajya wumva moto iri kujwigira ivuze ngo uzabyumva abamotari benshi atwara moto yafata firi ikavuga kuri ni ikibazo cy'amavuta hari akantu bacomora ni bene kano aba ari utufire tubiri ako ni udufire moteri ngo iyo ufashe gutya no muri tabura leta hazamo ka kantu kaba mu modoka ugishyiramo handi bureke cyangwa se feri yawe naho kazamo nyine ka firi ngo ukigakoraho wumva moto ihumye nyine ikabura nyine ikagabanya umwendo umuvuduko nka kuriya nyine biba ku ikamyo ukoze nyine none se ko kaba warayiguze gacometse abamotari mugacomorera iki ikibazo cy'abamotari ni ya myumvire mikeya ikibazo dufite bamwe badashaka kumva, ariko uzagerageza kumva kino kiganiro azumva ko ari byo ngo hano hari ukuntu ufata gutya firi wayifata kagaherayo hano nuko nge gahita kagaruka hari ukuntu ifata kagaherayo urumva haba harimo ya bureke ngo iyo karimo ntabwo ushaka gukura umuriro dore nk'ubu sinyica yose ntiri kwaka ntabwo wakura umuriro ukajya nko kano karimo noneho rero iyo bimugoye akagira muri ambutiyaje wenda byabaye ngombwa ko ayifata kagaherayo iyo yongeye gutsimbura karamuvuna kongera kugasubiza inyuma bikamugora ugasanga ari kugenda nyine nabi. Ubundi se kugacomora nicyo nshaka kubaza nyine agacomora kugira ngo ya firi yamutongera kujyamo yako imbega ya firi itongera kujyamo kugira itaza kumugora mu rugendo kuko benshi zabantu ngo reka ngo iyi firi ari nyinshi ngo niyo mpamvu nagacomoye ariko nuko batabizi ntashaka kwicara ibaza ati se kuki mfata firi gaherayo ni hari ikibazo. Ubundi iherayo kubera iki? Iherayo kubera ko hano nta mavuta bayashyizemo hano ngira ngo urabona ko nge nashyizemo amavuta yego none we arayigura akabazi ngo moto ubwo yiruzuye nta bindi kandi hari ibyuma biba bisaba ko nyine urabona ko iki ni icyuma kinjiye mu kindi nyine biraza gukubana nibikubana se urumva biri bunyerere neza kandi akeneye kunyerera niyo mpamvu rero ugikurura ko agikweganya imbaraga karaje gusubira nigahita gasubira ko ntabwo hanyereye nyine byakubanye nyine ngombwa ko kiboroka noneho we rero ntabwo amenya ko kantu ahubwo ahita yumva atatu aka niko kajya kanyica agahita agakuramo bati ubwongo bw'ikibazo ndagikemuye. Abamotari benshi numvise ko ngo baba baragacomoye ko ngako bagacoma babyita ngo niko biri ariko nuko nyine hari abambwira ngo bagacomora kugira ngo idatwara umuriro cyane aha nta hantu biba bihuriye ahubwo aka nuko abantu batabizi akiyo gafite ukagera ahantu hamanuka ukagenda ugapompa batiri irisharije irongera iki isharije nimba rufitemo nka 40 tuvuge wenda uri kumanuka kitabe ari hejuru uza hano hasi Nyamirambo byibuze ugera kuri 40 hagiyemo nka gatatu kiyongereye kuzara ufite ariko muri bwa buryo bwo wati n'ubundi ndagafata kagaherayo
aho kujyana n'ubundi kazatume ngo imodoka y'abandi reka ngacomore bijye biguma gutyo. Ingaruka zo gacomora ubona mw'ibyo bibazo wenda moto zigira n'izihe? Ingaruka yo kugacomora nyine urumva direct ntabwo ufite ya firiyamu Yego. ikorohereza kuba yakugabanyiriza uwo muvuduko. Wenda izina korane na ya firi. Icyo gihe rero ya firiyamu kuko utayifite ka gafiro kuba utagafite nabyo ubwabyo bitera ikibazo. Iyo biteye ikibazo we ntabwo azaza avuga ati dore naragacomoye kuko atazi impamvu yagacomoye. Ahita abyita ngo moto nta firi ifite kandi niwe wabikoze. Nuko rero mumaze kubyumva mwumvishije ubuhamya bw'uyu mumotari umaze igihe kinini ufite uburambe mu gutwara bene zino moto zigiye ziba zifite amaringe benshi bakomeje kugiraho ikibazo. Rero ndagira ngo niba nawe utunze moto ya Spiro tangira ukoresha tekinike mu buryo bwo kugira ngo wirinde ndetse kandi urinde n'abanyarwanda muri rusange. Rero ubu niko buryo bwiza ndetse kandi bushobora kugufasha ku buryo bwihuse ushobora gutwara moto yawe ndetse kandi ibintu byawe bikagenda neza. Rero yatekereza ko rero atari uburyo bugoye ndetse kandi butagoye cyane, ariko nyuma aho batarabona igisubizo cyanyacyo cyo kugira ngo izi moto zikorwe neza, iyo niyo tekinike nzima wakoresha. Rero ndimwe muri kubana muri aya makuru ndi muri Kimana Theogene ndetse kandi nkomeza kubashimira mwe mukomeje gukanda subscribe mukomeza kudukurikirana kuri Nona Official TV. Ikindi nanone nababwira nuko iyi nkuru yose ndetse kandi zimwe muri video twakoresheje twazikuye ku Kwezi TV. Rero wagiye ukareba video yose yuzuye neza kugira ngo ubashe gusobanukirwa bya nyabyo. Rero ndabashimiye mwe mukomeje kudukurikirana kuri Nona Official TV. Imana ikomeze ibarinde.